ibi bintu nabyeretswe igihe kirekire ariko nanjye nkabona ntabwo bishoboka. Kuba uri hasi hano ukazajya hejuru hano, ibyo bintu narabyerekeye ubwanjye, bibwira umuntu bukeye biraba, ariko ntabwo numvaga ko bishoboka. Twarabivuze tubwira abantu dore ibintu biraje, batwita abasazi, ariko Magufuli aho bamaze kumwirengereza, Magufuli abizize, nibwo twahise tubona ko ibintu bikomeye ari ibintu bya Satani, abantu benshi babijyagamo batazi ibyo ari byo. Kubw'iyo mpamvu rero bikaba bibabaje cyane kubona abantu ubagira inama ati ibi bintu bya Satani muzabigendere kure, ariko bakanga bakavuga bati nibyo byiza. Iyi video rero nk'abanyikoreye kubera ibintu nabonye biri kugenda by'ibyegeranyo bishyirwa hamwe, bivuga ukuntu ibi bintu biri kugira ingaruka mu bantu. Bagaruka no kuri Magufuli bavuga uko yabizize ari intwari. Magufuli ni intwari ikomeye, yaremeye yitangira abaturage be, na benshi muri twe twabonye ibintu bimubayeho kubera ko gukurikira ibintu bidatwemeza ko koko ari gahunda ya Satani, akaba ari muri bimwe nabyo byatumye yamakinga twari dufite ashira. Kubw'iyo mpamvu rero intwari Magufuli wigende wiruhukiye, yitangiye abantu, yerekanye ko koko hari abantu ku isi bagifite umutima w'urukundo, bakunda abantu nk'urukundo Kristo yakunze abantu n'imbarwa. Kubw'iyo mpamvu nkafashe uyu mwanya kugira ngo Magufuli muhe icyubahiro kimukwiriye, kuko ibintu yakoze kugira ngo yitangire abaturage be n'abandi bantu bose muri Afurika, sinzi ko hari abandi bantu babishobora. Byibuze wenda bazaza, ariko Magufuli ntwari witangiye abantu, igendere. Ariko ibyo weretse abantu ko bishoboka tuzaba tubigushimiye iteka ryose. Maze iminsi rero ngutekerezaho, ntabamfashe uyu mwanya kugira ngo w'icyubahiro ukwiriye, kandi nizera ko Imana yagushyize aheza. Umetuacha na upweke.
Superhero, my Superman. When he said he killed Godzilla, and I didn't know it's speaking. I didn't know. Yeah, kama I don't know. Magufuli kwa shujaa, naitwa Jajira.